Yesu nashimwe, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, ibyo mbifurije abakunzi b'umusaraba, abakunzi ba Yesu Kristo. Dushimana cyane duhaye kano kanya muri aya masaha tuboneka imbere y'ubwiza bw'Imana. Dushima Imana. Imana yabaye mu ruhande rwacu, Imana yaraturinze. Twabonye Imana mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane ko yagiye ihaba kandi ko yagiye iturwanda uko bukeye uko bwije. Ntabwo yigeze itureka, ntabwo yigeze duhana, ahubwo twabonye neza yabo muri rusange. Imana nishimwe. Mwese ndabasuhuje bakunzi ba Yesu Kristo, abo dukunda kubana cyane kuri uru rubuga. Hari n'abagiye kumva ikiganiro cyangwa ubutumwa ari ubwa mbere. Mwese ndabasuhuje, abari mu mpera y'isi yose, abari ku migabane itandukanye, abari muri za Amerika, abari za Australia, abo dukunda kubana bari mu Burayi, abari za Oceania, abari muri Afurika, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, bari muri East Africa hose, mu isi yose muri rusange. Mwese turabasuhuje. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibihere imirimo y'amaboko yanyu muri rusange. Dushimana cyane ko yabarinze. Twari tumaze igihe kirekire tutagera aha ngaha kuri iyi channel twongera kuyivugiraho, ariko turashimana cyane ko ngiye gukinzira uyu munsi tukaba twongeye kuboneka turi bazima tuvuga izina ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe uhageze uri mushyashya, wo mugiye kubana mwene so Samuel Mutezimana, kora subscribe, ukore na share kugira ngo ubu butumwa ubutanze icyo bita ubufasha kugira ngo bugere ku bantu benshi batandukanye, kuko iyi ni message Imana ibatugeneye kugira ngo umuntu wese uri buze kuyumva akaza kuyizera, ntaze kuba yarimbuka azize nuko atigeze yumva, ahubwo icyambere cyo Imana izi icyo yibwira ko yatugira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi, kandi ifite umugambi mwiza cyane ku buzima bwacu. Aho twaba tumeze kose tugomba ko mu buzima bwo gushima Imana uko twaba tumeze kose, kuko Imana ni iyacu, Imana ni iyacu iteka ryose, kandi ntabwo izabura kugira neza abantu bayubaha ko bukeye uko bwije. Mureke dusenge maze dukomeye cyane kumva message Imana yatugeneye. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukumva kandi ukumvira, ukamenya neza icyo data gushaka, wakora icyo n'ubundi uzajya ushyira mu ngiro. Imana ikomeze ibahaze, ikomeze ibahereze umugisha. Uri data wa twese mwiza, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko umugambi wawe wabaye mu ruhande rwacu. Kristo muzima, ntibigeze utureka, ntibigeze duhana. Twabonye ineza yawe mu buryo butandukanye, twabonye kugira neza kwawe, waratubaye hafi kandi waturengeye muri byose. Kristo n'ushimwe himbazwe. Mana isa n'uyu muntu utaturi imbere y'amaso yawe, nyemerera cyane ubanze utwuhagire, ubanze unyeze njyewe ngiye gutambutsa iyi message nk'uko wayiduhaye, mu izina rya Yesu Kristo. Ubanze uhagire umunwa wanjye, uhagire imivugire yanjye, umpe kuvuga mvugishwe nawe, abagiye kumva he kumva rwose. Kristo muze bumva ibyo ushaka. Urakoze yuko ugiye kubana natwe, urakoze yuko ugiye kudushyigikira, urakoze yuko umugambi wawe ari mwiza kuri twebwe, urakoze yuko ibyo ugambiriye Kristo muzima ko ari ugiye gusohoza, urakoze yuko ugiye kurengera abantu benshi kubw'iyi message bagiye kumva, urakoze yuko ugiye kubakura mu bubata bahagazemo iyi saha, urakoze yuko hari umunezero udasanzwe, hari ubwiza budasanzwe buturutse kuri wowe ugiye kongera kuza abantu. Urakoze Kristo mwiza yuko ugiye kuba nk'uko ubishaka, ko ugiye kubikora nk'uko wabigambiriye. Sabye nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Nk'uko nabibabwiye kare, uwo mugiye kubana ni mwene so Samuel Mutezimana. Nkaba ndi umugabo, nkabashima Imana cyane ko mbonetse aha ngaha kuri iyi channel n'ubwa mbere ngiye kwivugiraho. Ndi umugabo, mbere duherukanya benshi ndi umusore, ariko iyi saha Imana yabanye natwe, Imana yadukoreye ubukwe kuko twabibabwiye ko dufite ubukwe. Mwese ndabashimiye abatubaye hafi mu buryo butandukanye, uko mwagiye mwigaragaza, uko mwitanze, abari abasenze, icyo mwakoze byose Imana ibahereza umugisha, kuko imirimo yanyu ntabwo izabura kuba yagororerwa, kandi twabonye inkunga zanyu zitandukanye uko mwagiye mwitanga, byose twagiye tubibona. Ubukwe bwagenze neza, mwarabubonye, mwabiryoye ko twabushizeho n'ubundi uko bamwe baza bidusaba twabushizeho.
turashimana cyane ko yahabaye aho twabonaga harimo some obstacles, ariko Uwiteka ajya abigenza neza. Imana nishimwe kubw'umugambi wayo, Imana nishimwe cyane ko ntabwo uzabura kugira neza abantu bayubaha. Twebwe icyo dusabwa ni ukuyumvira no kumva, no kumvira muri rusange, ukamenya icyo Imana ishaka kandi ishima, akaba icyo ugomba kuba wagendera muri rusange. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ni ubutumwa bwiza, ntubumve nk'aho ari samwe rubuzanye, ahubwo iyi ni message Imana yatwohereje kugira ngo umuntu wese aho yaba aherereye mu isi yose, iyi message arushaho cyane kuyumva kandi anayumvire, ashyire mu bikorwa, amenye neza. Kuko icya mbere cyo message iza ifite abantu igenewe, ntabwo iza ari abantu bose bagiye kuyumva, no, ntabwo bijya bishoboka. Ubundi message iza ifite abantu bagomba kuyumva, iba ifite abantu uko bangana baba bagomba kuyumva, ntabwo ari abantu bose muri rusange. Rero wasanga nawe wagirirwa umugisha uyu munsi, ukaba wamaze gutoranywa, Imana ikamaze kugutunga inkoni kugira ngo nawe iyi message yumve, kuko numara kuyumva nibwo iribuze kuba yakugira neza, iguforme neza mu buryo Imana ishaka kandi yishimira. Kuko icya mbere cyo si uko wari ubayeho utarubayeho mu buryo ushaka, ahubwo ubanza umenye neza, hari uburyo nshaka, hari uko njye nifuza, hari n'uko Imana yifuza muri rusange. Kandi icyo nkeneye, icyo ngomba gukora, ni uko ngomba gukora ibyo Imana yifuza, atari ibyo njyewe nifuza muri rusange. Ubundi iyo umuntu ari mu cyo bita ububata, uwakugize imbata niwe ugomba kuba wakuyobora. So iyi saha wasanga hari ububata wari umazemo igihe kirekire, ariko Yesu we ubwo icyamuzanye ni ukuza kugira ngo aruhure indushyi, abature n'abantu bari mu bubata butandukanye. Kuko ushobora gutekereza ukavuga ngo njyewe nta bubata ndimo, ariko wareba ugasanga ukuntu umeze, imirimo ukora, ukuntu ugenda, uba usanga uri imbata mbi cyane mu buryo budasanzwe. Ariko ukuri kuriho ni uko Yesu yiteguye kuba yakugira neza. Muri ba bandi bose yaje gushaka nawe urimo, muri abandi bose akeneye nawe urimo. Muri rusange akeneye kuba yaguhereza umunezero. Nubwo wireba ukavuga ngo njyewe singiye kwiriye umunezero, singiye kwiriye kwishima, ariko mubo yaje kureba nawe urimo, mubo yaje akeneye nawe urimo. Ahubwo nta kindi gikenewe, ni ukugira ngo wowe ubwawe wiyemeze, uvuge ngo Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanjye. Nta kindi kintu gikenewe, ni uko ugomba kumwizera. Kuko ijambo riratubwira ngo abumva ijambo ryanjye bakarishyira mu bikorwa bameze nk'umunyabwenge wubatse inzu yiwe ku rutare. Ku rutare uwo nguwo imivi yaraje, imiyaga iraza, ariko kuko yari yubatse ku rutare, kandi urwo rutare ni Kristo ubwiwe. Yesu nashimwe cyane. Urwo rutare ni Kristo ubwiwe. Rero kuba ari we rutare rw'ukuri, nta kindi kintu ushobora kuba wakubaka ko kizigera kikugira akamaro usibye kubaka kuri Kristo. Iyi saha wawubatse kuri nde? Iyi saha wubatse uri kubona ari mu kuri? Banza wisuzume cyane, nanjye nisuzume, turebe neza uru rugendo bimeze gute. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusome mu gitabo, ni urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5, umurongo wa 16, no gusa turi busome. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya ibice 5, umurongo wa 16, hari amagambo avuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Yesu nashimwe cyane. Uru ni urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ariko natwe iyi saha tuvugana ni urwandiko Kristo atwandikiye, ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka wera. Rero icya mbere cyo, ubundi iyo umuntu ari mu bubata bw'ikintu runaka, ko twatuma tubivuga, ayoborwa n'icyo kintu. Ariko iyo amaze kuba muri ubwo bubata akajya mu bundi bubata, ayoborwa n'ubwo bubata n'ubundi amaze kwinjiramo. Rero abantu benshi cyane aho bava bakagera muri iyi minsi, turi mu bubata butandukanye, ariko ugize amahirwe ukaba uri mu bubata bwa Kristo, nibwo washobora kuba wakiza ubugingo bwawe. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe. Ububata bwose waba urimo ntabwo bwashobora gutuma ukiza ubugingo bwawe, usibye kuvuga ngo ndi muri Kristo wenyine. Imana nishimwe. Ngo ndavuga ngo muyoborwe n'umwuka wera, kugira ngo, kuko icya mbere cyo impamvu Imana idusaba kuyoborwa n'umwuka wera, nuko twavuye mu cyo bita ububata bwa kamere.
ubundi iyo umuntu atayobowe n'umwuka wera ayoborwa na kamere, ariko iyo wamaze kwinjiza umwuka wera muri wowe, kamere iribwiriza igasohoka. Impamvu wisanga wiyita ngo ndi umukristo, ngo narabatijwe, ngo ndi umuvugabutumwa, ndi umupasitoro, ndi umukristo runaka, nkora imirimo n'iyi, ndi apostle, ngo ndi monsenyeri, ngo ndi padiri, ngo ndi bishop runaka, ngo muri make mfite title runaka zitandukanye nkora, ariko ugasanga ngikora ibyaha. Ikibazo mfite nta kindi nuko nta mwuka wera mfite muri njye. Shobora kumuhamya nkamuvuga mu bantu bose, ngavuga ngo umwuka wera, ariko imirimo yanjye igaragaza yuko nta mwuka wera nifite hagati muri njyewe. Ariko ijambo rikatubwira ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka wera, kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere ibyo ishaka bihabanye n'ibyo umwuka ashaka. Bisobanuye yuko muri make umwuka ari hafi ya kamere. Iyo rero utumviye umwuka wumvira kamere. Yesu nashimwe. Kuko icyambere cyo ibyerekana yuko uri uwa Kristo, nuko muri wowe ugomba kuba wifitemo iyi mbuto y'umwuka. Yesu nashimwe cyane. Ngo dore imirimo ya kamere ngo iragaragara, ngo ntariya byose, ubusambanyi, iby'isoni nkeya, iby'ubusambo, bya bindi byose uzi ko ari bibi, byose ni imirimo ya kamere. Ariko dore imirimo y'umwuka wera, muri make harimo ikintu bita kugwa neza. Yesu nashimwe cyane. Hakabonekamo ikintu bita kwihangana, hakabonekamo ikintu bita amahoro, hakabonekamo ikintu cyitwa ibyishimo, hakabonekamo ikintu cyitwa urukundo, hakabonekamo ikintu bita kugwa neza. Yesu nashimwe cyane. Ibyo byose ni imirimo igaragaza umuntu wese wuzuye icyo bita umwuka wera. Rero ikibazo dufite cyane muri iyi minsi, abantu bagenda baririmba ngo bazajya mu ijuru, ariko wareba imbuto bafite zigaragaza yuko nta juru rihari. Icyambere cyo Yesu yavuze, aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari njye umujyanye. Bisobanuye yuko inzira yonyine wemerewe kuba wacamo nuko ugomba kwemerera Kristo akaba yakuyobora. Ibindi byose wagendamo, ahandi hose wajya utabanje kwemera Kristo akaba yakuyobora, byose ni ubusa. Yesu nashimwe cyane. Byose ni ubusa, kuko Kristo ubwiwe niwe mwuka wera. Iyo wemeye ko umwuka wera kuyobora, wemeye ko Kristo akuyobora. None abantu benshi cyane rero turiho turagenda twishyira cyane mu mahoro, ngo sinzi, ngo Imana ngo izashema imiyaga. Ariko ukuri mbabwira, Yesu azaza ntabwo azatinda. Nuko abantu benshi batega kuvuga ngo n'ubundi ngo yaratinze, ngo sizi ibice n'ibiki. Ariko iki dushaka muri aya masaha, kuko icyambere cyo nubwo bavuga ngo yaratinze, ariko urupfu ntabwo rutinze. Ko nta kontaruzi y'urupfu ngo uvuge ngo igihe runaka nibwo nzapfira, igihe runaka bizaba bimeze gutya na gutya. Ariko iyi saa tuvugana, Imana irashaka yuko aho wava ukagera ugomba kuyoborwa n'ikintu bita umwuka wera. Umwuka wera akaba yakuyobora mu migendere yawe, imivugire yawe, imikorere yawe. Umwuka wera akaba ari kumwe nawe. Icyambere, ntabwo uzerekana imbuto z'umwuka wera ari uko wageze mu rusengero, hahandi twita ngo ni mu rusengero, hahandi muteranire, hahandi tuba duteraniye ahantu hatandukanye, ahangaha turi. No, uzayerekana izo mbuto z'umwuka wera yuko zifite hahandi utuye, hahandi ukorera, hahandi ugenda hose hatandukanye, niko uzerekana izo mbuto z'umwuka wera. Rero imbuto z'umwuka wera ugomba kuzerekana biciye muri ubwo buryo. Nabyo kuvuga ngo nzazerekana ngo ndi mu rusengero, hari igihe umuntu ageramo ugasanga rimwe na rimwe ibintu arimo aravuga n'ibintu arimo arakora ni ibintu biri difera cyane. Ikibazo uyu muntu arakijijwe, ni umukristo cyangwa ni umupagani? Muri make wareba umuntu ukibaza uyu muntu namufata mu buhe buryo? Ni gute nafata uyu muntu? Ariko ukuri gushoboka, ab'Imana bose ntabwo bakora ikibi, ariko abasatani iteka ryose bakora ibibi. Iteka ryose igihe uzisanga ufitemo izi kamere, ari ibingibi byose byo gutsinda, ari ibingibi by'ubusambanyi, ari ibingibi muri make bya bindi byose ukora mu mwijima udashaka yuko bijya ahantu hagaragara, uzamenyereza yuko wicaye uyobowe n'icyo bita kamere yawe. Kandi nta muntu umwe uyoborwa na kamere uzigera ujya mu ijuru, ntabwo bizigera bikunda. Erega icyo mugomba kumenya nuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nubwo tureba ukavuga ngo gutya na gutya ngo igihe byatinze, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Niko kuri kw'ijambo ryishoboka. Yesu nashimwe cyane.
iyi saha wirebye ubona uyobowe n'iki? Iyo wirebye ubona ari umwuka wera ukuyoboye? Kuvuga ngo uri mu itorero uratura, ni byiza cyane kubutura, kubutanga amaturo ni byiza, kubutanga ibya 10 ni byiza, kubufasha imfubyi n'abapfakazi ni byiza, wabafasha rwose, ariko twamenye neza yuko hari imirimo y'ibikenyeri, ya mirimo itazigera igira agaciro abe na gato imbere y'Imana. Iyo mirimo irahari. Rero kuza ukaza gutura kandi uzi neza yuko ufitanye inzika na mugenzi wawe, uzi neza yuko ufite ikibazo kigaragara, hari umuntu wahemukiye gutya na gutya, ugasanga ibyo urimo urakora byose urimo urabikora hanze, urimo urabikora hasi. Ariko ndavuga ngo nimuyoborwe n'Umwuka Wera, kuko ariko muzakora ibyo Umwuka ashaka, ntabwo muzigera mukora ibyo kamere ishaka. Yesu nashimwe cyane. Kuko niba ufite Umwuka Wera uzaba maso cyane kurushaho, uzagira amaso y'Umwuka, amaso y'Umwuka agenda kuyobora akwereka icyo ugomba kureba. Niba ufite ikintu bita Umwuka Wera, icyambe inzara izaza ntacyo bizigera bikubwira, kuko uzaba ufite kwizera muri wowe. Ubu niba ufite umuntu afite Umwuka Wera arizera cyane kurushaho. Iyo umuntu afite Umwuka Wera akora ibyo Imana ishaka kandi akagenda uko Imana ishaka, ntabwo agendera kuri kamere yiwe, ntabwo avuga ibyo we ashaka ubwiwe, ahubwo avuga iby'Imana ishaka ubwayo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero Imana irashaka yuko tuyoborwa n'Umwuka Wera kurusha ibindi byose. Yesu nashimwe. Ibindi byose mwagenda mubibona by'amadini atandukanye, kuko icyambere cyo Yesu ntabwo azakureba akurebera mu idini runaka urimo, aho muza muvuga ngo twebwe ndugo turi, ngo dusengera ngo kwa apotre runaka, ngo dusengera kwa pastor runaka. Uwo pastoro Imana ntabwo imuzi, uwo Imana izowe ku giti cyawe, kandi wowe ikeneye. Ntabwo ikeneye kuvuga ngo iby'amadini yanyu mwagiye mwiremera sio Imana sije kurebaho, ahubwo Imana irashaka kuza kureba umuntu wuzuye Umwuka Wera, wuzuye imbuto zo gukiranuka. Yesu nashimwe cyane. Ngo dore imirimo ya kamere ngo iragaragara. Imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'igisoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero imirimo ya kamere yose niyi: harimo ikintu bita gusambana, gukora ibiteye isoni n'igisoni nke, no gusenga ibishushanyo. Rero abantu benshi cyane basenga ibishushanyo mu buryo batazi. Ugasanga umuntu yirirwa asenga akazi akora, ugasanga umuntu yirirwa asenga umugore we, yirirwa asenga umugabo we, ugasanga umuntu muri make ikintu cyose uzahereza agaciro imbere y'Imana kikaza ku mwanya wa mbere kurusha Imana, uzamenye neza yuko icyo kintu ujya ugisenga nta kindi. Igihe cyose uzisanga hari ibintu uri guhereza agaciro atari Imana nyir'ijuru, uzamenye neza yuko ibyo bintu ari byo uri gusenga. Noneho rero niyo mpamvu Imana ishaka yuko ibyo bintu byose uri gusenga ubikuraho, maze ukuzura icyo bita Umwuka Wera. Yesu nashimwe cyane. Ariko rero imbuto z'Umwuka nizi: ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukora, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. Ngo aba Yesu Kristo babambanywe kamere y'urubarigera ryacu. Imana nishimwe cyane. Twebwe ubwacu, nijye Pawulo yavuze ngo twebwe iwacu ntabwo ari intambwe, iwacu ni mu ijuru, ngo nategereje umukiza ko azava. Maze aravuga ngo iby'isi byose abireba, yamaze kubireba byose abona bimeze nk'ibibambwe. Kuko iyo umuntu amaze kuzura icyo bita Umwuka Wera, ntabwo yongera kuvuga ngo ngewe kanaka, ngo ndongera mbereza amaso yanjye cyane ku by'isi cyane kurushaho, ahubwo amaso yanjye cyane ku biri hejuru. Kuko yabwira tubwira ngo nimushakishe ibiri hejuru, kuko ibiri hasi ni ibingibi n'akanya gatoya cyane, ariko ibiri hejuru ni iby'iteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Ibiri hejuru ni iby'iteka ryose. Rero bikaba bidusaba yuko tugomba gushaka ibishoboka byose, tugashaka ibiri hejuru apana ibiri hasi. Yesu nashimwe.
hamwe bakatubwira ngo ibyari indamu yanjye nabigize igihombo gutunga Kristo, uko nabonye yuko gutunga Kristo ariko butunzi burushaho, nirinze bya bindi byose, nanze kuvuga ngo ndagiye mu bya bindi byose bijyanye n'imirimo ya kamere, ahubwo nemera kuzura Umwuka Wera kugira ngo abe ari njyewe upfana na Kristo. Uko napfanye na Kristo nongera nzukana nawe, uko napfuye ku bwa kamere ariko nzuka kubera Umwuka Wera, kubera kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana nishimwe. Nemeye gupfa kubw'ibyaha, napfuye ku bwa kamere, napfuye kuri bya bindi byose byajyaga binezeza. Narebaga abagore beza ngumva ndabishimiye, ngumva nabifuje, narebaga bya bindi byose, niko Pawulo yavuga avuga iteka ryose, ngumva byose nabyishimiye. Ugasanga yabonaga icyo bita urugomo, ariko akimara kumenya Kristo yemeye byose kubambanwa nabyo, maze yemera gupfana na kamere y'ibyaha, maze yemera zuka na Kristo, ku buryo bigaragara ko atari Pawulo uriho, ahubwo ni Kristo ukorera muri we. Nta kindi cyabimushoboje, yabayeho kuko yuzuye Umwuka Wera. Impamvu ba Stefano bemeye gupfa, bari buzuye Umwuka Wera. Impamvu intumwa zose zagiye zibishobora, zari zuzuye icyo bita Umwuka Wera. Wowe iyi saha wuzuye iki? Yesu nashimwe. Iyo wirebye ubona wuzuye iki? Iyo uvuga ubona ari ibiki wuzuye? Ariko ndakubwira ngo ndibabwira ngo nimushakishe ukuntu mwayoborwa n'Umwuka Wera, kuko nibwo muzamenya ibyo Imana ishaka. Ntabwo uzigera umenya ibyo Imana ishaka utaruzuye Umwuka Wera, ntabwo uzigera umenya ibyo Kristo yifuza utari wuzuye Umwuka Wera. Imana nishimwe. Nimugende muhame mu bantu bose, uhamye ibyiza agiye kugirira, ukuntu wahuye na Kristo, kuko nibwo abantu bazabaturwa bakamubata bwose bihereye mu isaha, bakemera kubana na Kristo. Imana ishimwe cyane. Kuko uyu muntu wuzuye Umwuka Wera ntabwo yongera kuvuga ibindi, ahubwo ahorana ya mashima avuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda gusa ngo ndi amahoro. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu adukunda gusa turi amahoro. Nta kindi kizaguhesha amahoro nuko uzaba ukundwa na Kristo, kuko abakundwa nayo barayikunda. Imana ishimwe. Kujambo rirambwira ngo cyane ngo nimuba muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwebwe, ngo nimusabe icyo mushaka cyose ngo muzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa, nuko Imana igitubwira. Icyambere gikenewe nuko waguma muri Kristo, kandi ntabwo uzamugumamo udafite iyi mbuto y'Umwuka, udafite Umwuka Wera. Ikibazo abantu bafite muri iyi minsi, hari imyuka bagiye bahangwaho, imyuka y'ubupfumu, imyuka y'abarangi, hari imyuka abantu bagiye buzura atari Umwuka Wera. Nta kindi nta uzamuribira, uzarebera uwo nguwo ufite umwuka w'ukuri wa Kristo. Niyo myuka bindi yose uzabirega ku mbuto yera, niwe uzabirebera. Ariko abazi Imana yabo iteka ryose bazakomera, nibamara gukomera bakoreshwa iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Mureke dusenge Imana, ariko ubanze wongere cyane wisuzume, banze wongere cyane wongere wirebe muri rusange, wibaze cyane njyewe iyi saha tuvugana, njyewe nuzuye iki? Njyewe isaha tuvugana njyewe bimeze gute? Njyewe ngaragara gute isaha tuvugana imbere y'Imana? Imana ibona gute? Nta kindi Imana ikeneye ni ukugira ngo wongere use ibyo waba urimo byose, emerera Kristo nk'Umwami n'Umukiza wawe agukure muri ubu bubata, kuko abantu benshi cyane ntabwo washobora gukanguka utari wuzuye Umwuka Wera. Ariko ijambo rikambwira ngo wowe usinziriye we, kanguka Kristo akugirire neza. Iyi saha wasanga usinziriye, ariko Kristo yiteguye ko yakugira neza mu buryo bwose bushoboka. Emerera Kristo, emera Kristo akuyobore, emera Kristo akugire neza, emera Kristo yongere abane nawe mu buryo bwose bushoboka. Emera Kristo yongere akugirire impuhwe, kuko nta kintu kizakubashisha kugenda uko Imana ashaka, kuvuga ibyo Imana ishaka, uretse kuzemera Kristo akakuyobora. Nta kintu kizakura muri ubwo businzi, nta kintu kizakura muri ubwo busambanyi, nta kintu kizakura muri amagambo ameze gutyo, uretse kwemera Kristo. Nta kintu kizakura mu bigare, nta kintu kizagukura mu buzima bwo kwirirwa wibaza uko bimeze. Nta kintu kizatuma wizera, nta kintu kizakura mu bwoba, uretse kwizera Kristo nk'Umwami n'Umukiza wawe. Mureke dusima Imana, ariko wisuzume cyane, ntuze ko wagirwaho n'urubanza
turarushyira nimero hariya hepfo, iyo twamaze gushiganira nimero hariya hepfo kugira ngo buri muntu wese aze kuba yabaza ikibazo cyangwa ufite ikibazo akibaze, ariko icya mbere cyo Imana yacu izaza ntabwo izaceceka, kandi umugambi dufite ni mwiza ntabwo ari umubi. Ibyo yibwira ku buzima bwacu ni byiza. Timugire ubwoba bw'ibihe muri kubona. Yesu azaza, kandi ikikenewe ni uko azaza agasanga ukiranuka, agasanga umeze nk'uko yagusize. Ahubwo nibaze cyane uko wari umeze ntabwo wasubiye inyuma. Niba warasubiye inyuma, tuzicana kugira ngo tugusenge, tugusabire imbabazi kugira ngo Imana ikubabarire, Imana yongere ikongera imbaraga, Imana yongere ikomeze muri iyi minsi ya none. Wongere ube umuntu muzima, wongere ube umuntu mushya, wongere ube umuntu w'agaciro, wongere ube umuntu muzima umeze nk'uko Imana ishaka. Reka dusenge Imana. Mwene data wirebe, nanjye nirebeho, ucunge cyane icyo bita izamu ryawe kugira ngo umwanzi ataza kugutsinda igitego ukaza kwisanga ari uko bigenze. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye ko ijambo ryawe ko ridusabye kuvugwa cyane Umwuka Wera. Nyemera cyane ubabarire ubwoko bwawe, ubabarire murengezi mwiza abantu bose muri rusange, bese batunganye aho bagiye barorongotana mu buryo butandukanye, aho batagiye buzura Umwuka Wera nk'uko ushaka, batagiye bavuga nk'ibyo ushaka. Ndasenze kugira ngo imbabazi zawe zibagereho mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibabarire, bambike imbaraga zibashoboza kunesha ibyaha mu izina rya Yesu. Bakure mu gitabo cyo kurimbuka, bashyire mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Reba uyu mudamu, reba uyu musore, reba uyu mukobwa, reba uyu mugabo, wongere ubandikure murengezi mwiza mu gitabo cy'ubugingo, bongere buzure Umwuka Wera kurusha ibindi byose. Urakoze Kristo yo ku mugambi wari mwiza, urakoze icyo bibwira ku bantu ko ari byiza, urakoze kutanza imbaraga zidushoboza kunesha ibyaha, zidushoboza kuzura Umwuka Wera wawe mu izina rya Yesu. Banatwe muri byose, fashe dukomeze byose kubishoboye, sabye nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amahoro mwamuri kumwe na mwene Samweli. Imana y'amahoro ikomeze ibahereza umugisha mu buryo bwose bushoboka. Shalom. Tuzasubira naho ubutaha, kandi twizeye Imana yuko Imana iri kumwe natwe kandi igambiriye kuzatugira neza mu gihe gikwiriye. Shalom.